Alright, twongeye kugushimira tunagusuhuza wowe udahwema kudukurikira gatanu kandi kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, aho tugenda tubagezaho amakuru, inkuru mu bya politiki, muri entertainment, sport ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni amakuru aba yizewe, aba agisohoka, aba akivugwa utasanga ku yindi miyoboro. Niyo mpamvu nawe igihe wakanze subscribe bizagufasha kuba uri update ku nkuru zose ziba zigiye zitandukanye. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atari ivumbi dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye bisanzwe bikorera hano mu Rwanda iwacu ndetse no hanze yarwo. Ndavuga nka Mama Rwa Gasabo, Kigali Today, igihe.com n'ibindi byinshi mugiye muzi bitandukanye, bitangaza inkuru zigiye zizewe. Niyo mpamvu rero dukora uko dushoboye, namwe tukabacukumburira inkuru kugira namwe mukoresha umuyoboro wa YouTube kugira ngo mube update cyangwa se mumenye ibiba bijya mbere. Niyo mpamvu rero twihuse nk'uko mwabonye kuri cover y'ivideo, ni inkuru iri gukwirakwira, ni inkuru iri kuva muri iyi minsi y'ibyerekeye n'ubukwe bwa Vestina. Ni ubukwe buzaba ku munsi w'ejo, tariki 5 z'ukwezi kwa karindwi 2025 nk'uko byagiye bitangazwa mu gihe cyashize. Rero uyu niwo munsi nyirizina, aho ubukwe bwa Vestina buzaba ku munsi w'ejo. Niyo mpamvu rero turi hano kugira ngo tuze kubabwira gahunda y'ubukwe nyirizina, uko iteye, uko ipanze, uko yapanzwe kugira ngo namwe muzabashe kuba muhari cyangwa se mumenye amakuru y'uburyo bizaba byagenda. Ni nyuma y'aho ku itariki 15 Mutarama 2025 bombi bemerekanyije kubana imbere y'amategeko hariya muri Kinyinya, Gasabo mu mujyi wa Kigali. Niho bombi bemerekanyije kubana ndetse banasezerana imbere y'amategeko, bizwi nko gusezerana mu murenge. Niho rero ibyo byabaye, noneho ni ubukwe nyirizina buteganyijwe, cyangwa se twari twarategereje igihe kirekire buzaba, ari aho bazaba bari gusezerana imbere y'Imana ndetse n'abantu, ubwo ndavuga ubukwe bwa Kristo, aho bazabihamisha imbere y'amategeko y'Imana mu rusengero. Rero ndagusabye ngo uze tubane hano kuri uyu muyoboro, aho tugiye kugenda tukunyuriramo byimbitse gahunda y'ubukwe bw'ejo, gahunda y'ubukwe bwa Vestina ndetse na Idrissa, ubukwe twategereje turi benshi. Ni mu Ntare Conference Arena, aho ubukwe bwa Vestina na Idrissa buzabera ejo ku munsi w'ejo, ubwo ni ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi 2025, ndetse ni ahantu hamwe mu hifashishwa mu bukwe bugiye butandukanye, ubukwe bw'ibyamamare n'ibindi bikorwa bikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni ahantu hambere mu rwego rw'ibirori bikomeye cyane, aho tuzi yuko hari ibindi bikorwa byinshi bikomeye byagiye bihabera. Ndavuga nk'ubukwe bw'ibyamamare, tuzi neza ko mu mwaka w'ibihumbi 2021 habereye ubukwe bukomeye cyane, aho umukobwa wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ubwo ndavuga Ange Kagame, yakoraga ubukwe n'umugabo we Bertrand Ndengeyimana. Kandi si ubwo gusa, kuko na Clarisse Karasira ndetse n'umugabo we Ifashabayo Sylvie nabo baje gukorera ubukwe bukomeye cyane hariya muri Intare Conference Arena mu mujyi wa Kigali. Ni ubukwe bwaba bukomeye cyane, ubukwe bwahuruje abantu benshi, abantu bagiye batandukanye, ibitangazamakuru baba bahari ndetse n'abandi bahanzi bakomeye cyane, haba abo bamushyigikiraga, abo bafatanyaga umurimo wo gutangaza, cyangwa se w'uburirimbyi, bose bari bahuriye hariya mu Ntare Conference Arena, aho bari baje gushyigikira uyu muhanzikazi Clarisse Karasira. Rero ni ubukwe butegereje nanone ku munsi w'ejo, aho n'ubundi ari ubukwe buzabera hariya mu Ntare Conference Arena, aho Vestina n'ubundi wamenyekanye cyane muri muzika nyarwanda, wamenyekanye cyane muri muzika by'umwihariko mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, ubwo ndavuga gospel, aho nawe azaba akora ubukwe bukomeye cyane hariya muri Kigali Intare Conference Arena. Ni ubukwe bukomeye cyane, ni ubukwe twavuga ko n'uyu Vestina yahawe icyubahiro n'igihugu kugira ngo babashe kuba bamwemerera gukorera ubukwe bwe hari ahantu. Ni ikintu cyemeza ko nawe afite cyangwa se yubashwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ntago ari umuntu uwo ari we wese wemererwa gukorera ubukwe bwe hariya hantu. Twihuse rero tudatinze mu magambo, nk'uko twabibabwiye, tugiye kugaruka kuri gahunda y'ubukwe uko ipanze umunsi wose, guhera mu gitondo kugeza mu bukwe nyirizina burangiye. Ni ubukwe turi kugaruka ko turi kuvuga cyane ko cyangwa tunazi cyane ko ari ubukwe bwa Vestina ndetse na Idrissa buzaba ku munsi w'ejo, bwazaba ari kuri tariki ya 5 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2025, buzabera hariya mu Ntare Conference Arena, ubwo azaba ari mu mujyi wa Kigali. Tugiye kubabwira bimwe mu bintu by'ingenzi byateganyijwe bizabera ku munsi w'ejo. Ubwo turahera muri gahunda yo mu gitondo,
Aho guhera mu masaha ya saa tatu kugeza saa tanu, nyuma y'uko abashyitsi bose bazaba bamaze kwakirwa, banashyirwa cyangwa se banerekezwa mu myanya yabo y'ibyubahiro, ubukwe nyirizina buzatangira, hakaba dote, hakaba umuhango wo gusaba no gukwa ariho bizabera muri ayo masaha, ubwo ni uguhera saa tatu ukageza saa tanu. Niyo mpamvu mu gihe abatumirwa cyangwa se abakunzi by'umwihariko ba Vestina, igihe mu buryo Vestina yabatumiraga, yabasabaga ko mwazaza kuzinduka mukabasha kuba mwagera mu myanya yanyu hakiri kare, kugira ngo amasaha y'ubukwe atazabasha kwangirika cyangwa se gahunda zitazaza kwangirika zikagenda neza nk'uko byari byateguwe. Ubwo nyuma y'iyo mihango hazaba ari saa tanu ndetse kugeza saa sita n'igice, aho hazaba ubwo ni nyuma y'uwo muhango, aho guhera ku isaha ya saa tanu zuzuye kugeza ku isaha ya saa sita n'igice hazaba sermon ya gikristo, ubwo ni ugusezerana imbere y'Imana n'abantu muri misa, ubwo ni mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika, aho bivuga ko bishobora kuzakorerwa aho ngaho n'ubundi bazaba bari, kandi nyuma y'uwo muhango niho hazakurikiraho kwifotoza, gufata amafoto y'urwibutso hamwe n'abageni. Aho bivuga ko ariho hazaba n'umuhango, aho bazaririmba indirimbo yabo Emmanuel yanditswe na Vestina ndetse na Dorcas. Bizakomereza ubwo hazaba ari kuri saa sita n'igice ndetse kugeza ku masaha ya saa munane, hazaba igikorwa kizwi nka reception, cyangwa se aho hazaba umuhango wo gusangira ifunguro ndetse no kwakirwa kw'abatumiwe, ndetse no gutaramira abashyitsi n'abatumiwe bose muri uwo muhango uzwi nka reception, niho ibyo byose bizabasha kuba byaba, ndetse na nyuma y'ibyo ngibyo kuva ku isaha y'isaa munane kugeza ku isaha ya saa kumi hakazakurikiraho ibirori birimo indirimbo, ibiganiro n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, hakazaba ariho hazaba n'igitaramo cyo gushima Imana, aho bazaba bashima by'umwihariko Vestina na Dorcas, aho bazaba bashima Imana uburyo yabanye nabo mu gihe cyabo cyashize, uburyo yabafashije mu gihe bakoraga umurimo wabo w'ubuhanzi, kuko Imana mu bigaragara yabakoreye ibintu byinshi, aho yaje kubazamurira impano bakaza kuba abantu bakomeye cyane, natwe tuzi ku munsi wa none, by'umwihariko muri iriya njyana ya gospel nk'uko twabibabwiye. Rero ibyo byose bizaba ku isaha y'i saa sita n'igice uwambere ku isaha y'i munane kugeza saa kumi, niho ibyo byose bizaba, aho hazaba igitaramo gikomeye cyane, ndetse ku musozo w'uyu munsi ubwo hazaba ari saa kumi zuzuye cyane kugeza ku isaha ya saa kumi n'ebyiri zuzuye mu kadomo, aho hazabaho gukata keke, ndetse hagakurikiraho n'igikorwa cyo gutanga impano no gusezera ku bashyitsi. Byose bizaba mu mpera z'uyu munsi, ubwo ni hagati ya saa kumi ndetse kugeza saa kumi n'ebyiri. Rero iyi niyo gahunda y'ubukwe bwa Vestina na Idirisa yabashe kuba yatangazwa, kandi uyu Vestina we ubwe yavuze ko abanyarwanda bose muri rusange mutumiwe, by'umwihariko cyane cyane abakunzi b'umuzika we, cyangwa se abamukunda cyane cyane mu muzika we wa gospel. Rero mwese muratumiwe nk'abanyarwanda muri rusange ku munsi w'ejo hariya muri Kigali Conference Intare Arena, aho hazaba habaye ubukwe bukomeye cyane nk'uko twabibwiwe, ni nyuma y'ubundi bukwe bugiye butandukanye bwabaye hariya, ndetse ubu ngubu ni ubukwe bwa Vestina buzaba bwakurikiyeho. Mwese rero muratumiwe kugira ngo muzajye kumushyigikira ndetse no kwifatanya nawe mu birori bikomeye cyane byo ku munsi w'ejo. Turabashimiye mwebwe rero twabanye muri uyu mwanya, ndetse tunagusaba tunanakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, by'umwihariko inkuru tuzagenda tubabwira ku munsi w'ejo, tubabwira uko biri kugenda, uburyo byifashe hariya aho umuhango nyirizina uzabera, aho tuzagenda tubabwira byinshi cyane. Wowe icyo usabwa noneho ni ugukanda subscribe kugira ngo utajya ucikwa n'inkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Wowe icyo usabwa kandi ni ukutajya kure ya internet, noneho amakuru akakugeraho aho waba uri hose. Ciao ciao, nta kindi twarenzaho usibye kubabwira ngo mugire umunsi mwiza, mwebwe mudahwema kudukurikira gatanu ku kandi.